Nshuti bakunzi ba P-Mining TV ndongeye ndabasuhuje aho muherereye hose. Nk'uko bisanzwe rero twagarutse mu mushinga wacu wa Pi Network aho tuje kurebera hamwe update twahawe kugira ngo buri muntu wese abashe gukomeza kongera umutekano wa account yiwe. Hanyuma iyi update twahawe ni uburyo bwo kongeramo passkey kugira ngo dukomeze twirinde abaskama bakomeje kwinjirira account zacu. Hanyuma rero ubu ni uburyo tugiye kurebera hamwe kugira ngo turebe icyo dusabwa nk'abapayona kugira ngo natwe iyi update tuyikurikize. Hanyuma ikindi ndaza gufasha abandi mwese mwambajije uburyo ki mwafungura account ya Binance hanyuma mukanabikuza amafaranga ageze kuri mobile money. Account rero ndatekereza yuko buri muntu wese yamaze kuyifungura. Igice cya kabiri cy'uyu munsi ndagira ngo tuze twinjirane hanyuma mbereke ukuntu muza kubikora amafaranga yanyu muyakuye kuri Binance hanyuma muyashyire kuri telefone yawe. Icyo usabwa rero nta kindi ni ugukurikira iki kiganiro turatangirana hanyuma tunasozanya. Ntuze kwihutisha kugira ngo nawe utaza kugira ikintu uhombera muri iri shuri ry'uyu munsi. Nguhaye ikaze rero aho uherereye hose, niba uri mushyashya kuri uyu muyoboro ukande subscribe hanyuma ukande no kunzogera, nurangiza usharinge n'iki kiganiro bagenzi bawe kugira ngo nabo baze dusangire ku isomo ry'umunsi. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, ukanda like, usharinge maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Hanyuma rero uyu munsi nk'abapayona mwamayininze payi, murabizi yuko turi mu gihe gikomeye cyane, igihe abantu benshi cyane bakeneyemo iri faranga rya payi. Murabizi yuko payi ni ifaranga rimo rishakashakishwa na benshi cyane, abakire, abakungu, inganda ndetse n'ibigo by'imari bikomeye. Aha rero nababwira ngo niyo mpamvu payi abaskama bayihagurukiye bakaba bagenda binjira mu account ya buri muntu n'undi ugasanga batwaye payi zirimo. Ibi rero nk'uko mubizi yuko Coatimu ireberera abapayona, yahise ishyiraho uburyo bwo kugira ngo noneho buri muntu wese ayikoreshe passkey kugira ngo noneho hongererwe umutekano wa account yawe. Iyi passkey rero murabizi yuko haba ari muri Binance turayikenera, ahantu hose bigusaba kwinjira muri konti yawe bigusaba passkey. Ushobora kudrawinga ukoresheje ziriya point, ushobora gushyiramo imibare, ushobora gushyiramo amagambo, ushobora gushyiraho isura, ushobora gushyiramo finger. Ubwo ni uburyo bwo gukoresha passkey. Aha rero Pi Network nabyo yabyongeyemo, tugiye nabyo tubikoresha. Nuza kwinjira muri Pi browser yawe ukajya hariya hejuru kuri twa turongo dutatu ukamanuka hano hepfo kuri profile, urahita ubona ahantu bongeyeho iyo update ya passkey. Hanyuma ikindi, iyi update ntabwo bayihaye buri muntu wese. Iyi update ushobora kujyamo ugasanga ntayo ifite, ariko nusanga utayifite ntibigutere impungenge, ariko nawe uramutse usanzwe uyifite ihita ugerageza ushyireho passkey kugira ngo wongere umutekano w'iyo wallet yawe. Hano nababwira ngo mugerageze uko mushoboye kugira ngo namwe iyi update muyikore. Hanyuma reka rero dukomereze amakuru yacu cyangwa dukomereze ishuri ryacu turebera hamwe ukuntu nawe wabikura amafaranga wamaze gushyira kuri Binance hanyuma ukashyira kuri mobile money. Yes, kurikira rero tugendane. Turaza hano dufungure Binance. Binance uraza uyifungure, nizere ko wayidownloadinze ukamaze no gufungura account. Nimba uzi yuko utafungura account unyandikire muri comment hanyuma tugendane mbereke buryo ki nawe wafungura account ya Binance hanyuma ukazajya ubikura amafaranga atandukanye. Nyabuneka nkubwize ukuri, igihe cyose ukorera amafaranga ya online uzamenye yuko igihe cyose udafite Binance amafaranga bizakugora kugira ngo uyashyire kuri mobile money yawe. Icyitonderwa, haba
TikTok, haba iyi Pop Live, tuzakenera Binance kugira ngo tubikure aya mafaranga. Niyo mpamvu rero tugarutse kugira ngo buri muntu wese mwereke uburyo ki yabikura aya mafaranga yamaze gushyira kuri Binance ayashyire kuri mobile money yiwe. Hanyuma rero turaza dufungure Binance dukandeho, dutegereze ifungukeho gatoya kugira ngo twinjiremo muri account. Okay, hanyuma murareba ko nari ndimo, reka se nkusubira inyuma gatoya kugira ngo dutangirane. Kasubira inyuma kugira ngo dutangirane. Murareba ko nari nabaze kwinjiramo ngiye kubikura. Okay, hanyuma rero murareba ko turi aha ngaha twese, reke ibanze loading. Yes, turasubira inyuma n'ubundi tugaruka hano kuri home. Wowe nuyifungura uraza utungukire aha ngaha. Okay, hanyuma murareba yuko mfiteho amafaranga makeya, ntago aya ngaya nayabikura ngo bikunde. Murareba ko ari makeya, ndacyafiteho 0 n'ibice kimwe nibyo bisigayeho. Okay, hanyuma wowe ikintu ukora numara gusanga hano ufiteho amafaranga, ushobora gusanga ufite amadolari 1000 bitewe n'amadolari ufiteho. Wowe kugira ngo yabikuze ngiye ukwereka, tugendane akantu kandi hanyuma nawe uze kubikura amafaranga ufite kuri Binance. Hanyuma icyo uri buze gukora, uraza hano, ukigera hano kuri dashboard uramanuka aha ngaha handitse ngo asset. Hano mu nguni handitse asset, nurangiza ukandeho. Okay, nugera aha ngaha ukikanda right tungukira aha ngaha, hanyuma uze hano handitse send aha ngaha. Guys, ndakubwiza ukuri, gerageza koresha Binance kuko nibwo buryo bwa mbere bwizewe bwo kubikura amafaranga wakoreye hano kuri online zitandukanye. Yes, hanyuma dukomeje turaza dukanda hano kuri send, hanyuma nurangiza ukande uze hano kuri uze hano aha ngaha kuri P2P trading aha ngaha. Okay, nurangiza uze ukande hano kuri P2P trading uhakandeho. Okay guys, twebwe rero turimo turashaka kubikura amafaranga yacu. Uraza ukanda hano kuri sell. Ushobora kuza ugasanga uyu mukara, uraya hano hari umukara usibye, uri hano kuri buy. Urugero ugasanga bimeze gutya. Nusanga bimeze gutya, wowe urabona yuko uba ugiye kugura iki, uraba ugiye kugura ama USDT. Hano rero kwigwe ntabwo tugiye kugura, rero kwigwe turashaka kugurisha kugira ngo dutangire tubikure. Okay, turaza hano kuri seri yacu nkuko byari bimeze. Hanyuma nurangiza uritegereza aba bose ni abantu bari aha ngaha. Dufite Emi, dufiteho Pancenta, dufiteho Keti, dufiteho bose ni abantu, bose ni abantu biteze kugira ngo bagure aya ma USDT yawe baguhereza amafaranga. Hanyuma ikitonderwa, uraza witegereze urebe ngo se nuhe muntu uteneye amafaranga ahuye nayo ngewe mfite kuri Binance yanjye. Urugero nimba ufiteho nka Binance, nimba ufite nka USDT 10, uraza urebe ngo ese niwe muntu USDT zirimo amafaranga y'amanyarwanda ngahe. Tuvuze yuko wenda ari ibihumbi 14. Uraza ugerageze urebe umuntu urimo ugurisha amafaranga makeya, nibura guhera ku bihumbi 10-20 gutyo. Uzure bingu wenda amafaranga y'amanyarwanda yako arimo yakira ibihumbi 30. Reka turebe tugiye gukorana nawe, uyu nguyu arimo yakira ibihumbi 10. Yes, uyu nguyu kamaze kumubona, uyu nguyu uraya ko arimo yakira ibihumbi 10. Dore birebera aha ngaha, urareba we ahera ku bihumbi 10 kugeza ku bihumbi miliyoni n'ibihumbi 559,910 nangahe gutyo. Muri kubireba uyu nguyu urareba ko ahera ku bihumbi 10 yakira kuzamura. Hanyuma ikindi, amafaranga yawe agomba kuba kugezeho nibura ku minota 30 nibwo agomba kuba ageze kuri MTN Mobile Money. Muri kubireba aha ngaha MTN Mobile Money nibwo abagiye ashobora kuba ageze kuri yo MTN. Ashobora kuzaho mbere yaho, ariko nanone ntashobora kurenza iminota 30. Hanyuma reba uyu nguyu wo hejuru yiwe, uyu nguyu we reka nkwereke neza. Uyu nguyu we
uyu nguyu urabona ko yakira guhera kuri 30 ariko mu minota 15 ahangaha mu minota 15 akaba akugezeho kuri mobile money. Aha rero biterwa n'umuntu mugiye kugura, nimba yakeneye vuba uraza kureba umuntu yatanga mu gihe gitoya, ugenda scrolling ugenda ureba, ushobora no gusangamo n'abandi benshi cyane bakira amafaranga makeya. Okay, hanyuma reka dusubire kuri wa muntu wacu ufite amafaranga make, ariko kubera ko tudashaka no kubikura ari ukugira ngo twige, reka tuhitemo dushaka, ariko wowe uzahitamo bitewe n'umuntu urimo wakira amafaranga ufite. Okay, hanyuma ikindi uraza kureba umuntu uri online, urareba ahangaha kuri aka, reba hano hariho akantu kajya gute, kajya gasa n'icyatsi kibisi, kari akantu gasa n'icyatsi kibisi kaba hakwereka yuko ari online. Aha rero iyo urangije urakanda hano kuri sell, ukanda hano kuri sell. Okay, nurangiza utegereze. Yes, hano rero reba bakubwira ngo ese ukeneye gutanga ama USDT ahangahe. Reba hano ahangaha uraza gushyiramo USDT utanga. Hano ushaka kuzitanga zose urakanda hano kuri all. Okay, nurangiza ukandeho. Murareba yuko jewe hahita haza aho mfite yose, hazo 0.01. Aya ni amafaranga afiteho, kandi urareba ko wa muntu nibura aremera ama USDT 3.97 nibyo agomba kubikura. Aha rero USDT 0 ntabwo byo abyemera. Okay, hanyuma dukomeze. Amafaranga yacu murareba yuko iyo nza kuba nyafiteho yari guhita aza hehe kuri mobile money yanjye. Murareba iyi ni telefone yanjye ya mobile money. Guys, ubu nibwo buryo uzabukoresha urimo ubikura aya mafaranga. Hanyuma iyo urangije uraza ugakanda hano kuri place order, ugatanga order. Hano rero guys, iyo ukanze kuri order, kwa kugera nyene na amafaranga afiteho, reka wenda dushyireho urugero dushyiremo aya bashaka, kadushyiremo wenda, okay, reka dushyire aya madolari, dushyiremo amadolari 7. Okay, ukurana nishyira amadolari 7 yambwira ngo insufficient balance, please add founding account balance. Murareba ko ari yayandi. Aha rero murareba yuko giye mfiteho makeya, urareba nibura ashyizeho amadolari 7 bahita banyerekana amafaranga nza kwakira kuri mobile money. Ibi rero dore hano you receive, naza kwakira 10,116, 10,119 by'amafaranga. Niyo mafaranga ngomba kwakira kuri MTN. Hano rero mbaye mfiteho aya ma USDT 7 ntahita agera kuri mobile money mu gihe ntanze hano kuri order. Wituka uza hano, urangije uraza hano ugakanda hano kuri order ahangaha. Okay guys, rero reka duhagararire ahangaha. Hanyuma kuri yuko nta mafaranga hagije mfiteho, nari ndimo mbahereza nosiyo. Hanyuma mu gihe nza kuba mfite amafaranga, ndaza noneho kubibereka paka noneho tubonye message amafaranga tugezeho kuri mobile money. Ariko noneho inzira nyayo yo kugira ngo tubikure murayireba ni iyi ngiyi. Hanyuma tuzakomeza tugenda twigana akantu ku kandi uko nzagenda mbona ubushobozi bwo kugira ngo mbigishe, kandi mbijeje yuko nzabahereza amakuru paka buri muntu wese agiye yibikurira amafaranga yiwe atarinze kujya kugira gutanga inyungu kuba mubikurira. Yes, bye rero reka dusoreze ahangaha. Hanyuma mu gihe cyose nzaba maze kuzuza amafaranga nabikura nzaza mbafashe kandi ndabibijeje. Bye bye.